Yesu ashimwe mwebwe abakurikiye muri wowe TV muri kumwe nanjye NGD. Nanjye kubasuhuza mu izina rya Yesu duhurira kuri uyu muyoboro wa muri wowe TV. Uko twabisezeranye rero, reka dutangire dusenga Imana, hanyuma dusome ijambo ry'Imana muri Bibiliya yera duhereye. Mana, turagushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi utugirira, tugushimiye gukomera kwawe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye uyu mwanya nanone uduhaye wo gusoma ijambo ryawe ryera. Umwuka wawe wera yururuka bane natwe, kandi buri wese abe mu ruhande rwe, utuyobore. Mwami Imana, ukomeze kudushyigikira muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Yesu tubisabye, amen. Itangiriro igice cya 31. Yakobo ahungana n'abagore be n'abana. Bukeye Yakobo yumva amagambo y'abahungu ba Labani ko bavuga bati, ibyari ibya data Yakobo yabimwatse byose, kandi ku byari ibya data niho yakuye ubutunzi afite bwose. Yakobo abona yuko Labani atakimureba nk'uko yamurebaga mbere. Uwiteka abwira Yakobo ati, subira mu gihugu cya ba sogokuruza muri bene wanyu, nanjye nzabana nawe. Yakobo atumira Rasheli na Leya ngo baze mu rwuri aho umukumbi uri. Arababwira ati, nabonye so atakindeba nk'uko yandebaga mbere, ariko Imana ya data ihorana nanjye. Namwe muzi yuko nakoreye so uko nashoboye kose, kandi so yagiye andiganya ahindura ibihembo byanjye inshuro 10, ariko Imana ntiyamukundiye kugira icyo antwara. Yambwira ati, iz'ubugondo nizo zizaba ibihembo byawe, umukumbi wose ukabyara iz'ubugondo. Yambwira ati, iz'ibihuga nizo zizaba ibihembo byawe, umukumbi wose ukabyara ibihuga. Uko niko Imana yatse so amatungo ye ikayampa. Kandi ubwo umukumbi warindaga, nubuye amaso ndota, mbona amapfizi y'ihene yimije umukumbi, yari ibihuga n'ubugondo n'ibitobo. Marayika w'Imana ampamagara mu nzozi ati, Yakobo. Nditaba nti karame. Arambwira ati, ubora amaso urebe. Amapfizi y'ihene yimije umukumbi yose ni ibihuga n'ubugondo n'ibitobo, kuko nabonye ibyo Labani akugirira byose. Ndi Imana y'i Beteli, aho wasigiye amavuta ku nkingi ukampiga umuhigo. Haguruka uve muri iki gihugu usubire mu gihugu wavukiyemo. Rasheli na Leya baramubaza bati, mu rugo rwa data hari umugabane cyangwa ibyo tuzaragwa tugifiteyo? Ntaduhwanya n'abahandi ko yatuguze akarya ibiguzi byacu? Ubutunzi bwose Imana yatse data ni ubwacu n'abana bacu, nuko icyo Imana ikubwiye cyose ugikore. Yakobo arahaguruka, ashyira abana be n'abagore be ku ngamiya, ajyana n'amatungo ye yose n'ubutunzi bwose yaronse. Amatungo yaronkeye i Padanaramu kugira ngo ajye kwa se Isaka mu gihugu cy'i Kanani. Labani agiye gukemuza intama ze, maze Rasheli yiba ibishushanyo by'ibigirwamana bya se. Yakobo yiyiba Labani Umwaramu, kuko atamubwiye yuko ahunga. Nuko ahungana ibyo afite byose, arahaguruka
yambuka uruzi agenda yerekeje ku musozi w'i Galeyadi. Labani akurikira Yakobo amurakariye. Ku munsi wa gatatu babwira Labani yuko Yakobo yahunze. Ajyana na bene wabo aramukurikira, amugeraho iminsi 7. Asanga ari ku musozi w'i Galeyadi. Imana isanga Labani umwaramu mu nzozi nijoro, iramubwira iti, wirinde, ntugire icyo ubwira Yakobo, ari icyiza ari n'ikibi. Labani afatira Yakobo. Yakobo yari abambye ihema rye ku musozi. Labani na bene wabo nabo bayabamba ku musozi w'i Galeyadi. Labani abaza Yakobo ati, icyo wakoze icyo ni iki kunyiyiba ukajyana abakobwa banjye nk'abanyagano? Watewe n'iki guhunga rwihishwa ukanyiyiba? Ntumbwire ngo ngusezeresheho ibiganiro by'ibyishimo n'indirimbo n'ishako n'inanga. Ntunkundire gusoma abuzukuru banjye n'abakobwa banjye bakoze iby'ubupfu. Nabasha kugira icyo mbatwara, ariko Imana ya so yambwiye iri joro iti, wirinde, ntugire icyo ubwira Yakobo, ari icyiza ari n'ikibi. None ubwo ugiye rwose kuko ukumbuye cyane inzu ya so, niki cyatumye wiba imana zanjye? Yakobo asubiza Labani ati, irya mbere ni uko natinye ko wanyaga abakobwa bawe. Irya kabiri, uwo uri bubonane imana zawe ntazabeho imbere ya bene wacu Isaka. Icyawe kiri mu byanjye ukijyane. Kuko Yakobo yari atazi yuko Rasheli yazibye. Labani yinjira mu ihema rya Yakobo no mu rya Leya no mu ya za nshoreke zombi, arazibura. Ava mu ihema rya Leya yinjira mu rya Rasheli. Rasheli yari yenze bya bigirwamana abishyira mu matandiko y'ingamiya, ayicaraho. Labani asaka mu ihema hose arabibura. Rasheli abwira se ati, ntundakarire databuja yuko naguhagurukiye, nuko ndi mu mihango y'abakobwa. Arasaka abura bya bigirwamana. Yakobo ararakara atonganya Labani, aramubaza ati, nagucumuyeho iki? Nakoze icyaha cyatumye unkurikira vuba vuba? None usatse mu bintu byanjye byose, ubonye iki cyo mu byo mu rugo rwawe? Kizane hano ugishyire imbere ya bene wacu na bene wanyu badukiranure. Imyaka 20 twabanye n'intama zawe n'ihene zawe n'inyagazi ntizarambururaga. Amapfizi y'intama mu mikumbi yawe sinayariye. Iyicwaga n'inyamaswa sinazikuzaniraga. Ikirira nayishyiraga ku mubare wanjye. Wandihishaga izibwe naho haba ku manywa cyangwa nijoro. Nameraga ntya ku manywa, nicwaga n'umwuma, nijoro nkicwa n'imbeho. Ibitotsi bikanguruka. Iyo myaka uko ari 20 nabaga iwawe. Nagutendeyeho abakobwa bawe bombi imyaka 14. Mara imyaka 6 nkorera umukumbi. Wahinduye ibihembo byanjye inshuro 10. Iyaba Imana ya data, Imana ya Aburahamu, iyo Isaka yubaha itabanye nanjye, ntuba warabuze kunsezerera ntacyo mfite. Imana yabonye kugirirwa nabi kwanjye,
n'umuruho w'amaboko yanjye, iri joro ryakeye iragukangara. Yakobo na Labani basezerana. Labani asubira iwabo. Labani asubiza Yakobo ati, abakobwa ni abakobwa banjye, n'abana ni abanjye, n'imikumbi ni iyanjye. Ibyo ureba ibi byose ni ibyanjye. None nabasha ne kugira icyo ntwara abakobwa banjye cyangwa abana babyaye? None njye nawe dusezerane isezerano riba umuhamya hagati yacu. Yakobo yenda ibuye arishinga nk'inkingi. Yakobo abwira bene wabo ati, nimuteranye amabuye. Barayazana, barema igishyinga, basangirira kuri icyo gishyinga. Labani acyita Yegarisahaduta. Yakobo nawe acyita Galedi. Labani aravuga ati, iki gishyinga ni umuhamya hagati yacu uyu munsi. Nicyo cyatumye cyitwa Galedi, kandi cyitwa na Misipa, kuko Labani yavuze ati, Uwiteka agenzure hagati yacu nituba tukibonana. Nugirira nabi abakobwa banjye cyangwa nubaharika, nta wundi uri kumwe natwe, dore Imana niyo muhamya hagati yacu. Kandi Labani abwira Yakobo ati, dore iki gishyinga n'iyi nkingi nshinze hagati yacu. Iki gishyinga kiba umuhamya, n'inkingi nayo iba umuhamya, yuko ntazarenga iki gishyinga ngo nze aho uri, nawe uko utazarenga iki gishyinga n'iyi nkingi ngo uze aho ndi kugirirana nabi. Imana ya Aburahamu, Imana ya Nahori, Imana ya se wa bombi idukiranure. Yakobo arahira iyo se Isaka yubaha. Yakobo atambira igitambo kuri wa musozi, ahamagara bene wabo, arabagaburira, barasangira, bararara kuri wa musozi buracya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mana Data twese wo mu ijuru, turagushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye ineza n'urukundo tugirira, tugushimiye ubuntu bwawe, kandi turagushimiye umwanya wose tumaze dusoma ijambo ryawe ryera. Wakoze kubana natwe, kandi Mwami Imana, ubwami bwawe bwamamare mu izina ryawe Yesu Kristo. Mana, ukomeze kubana na buri wese, kandi umwuka wawe wera akomeze kuba kuri buri wese kugeza igihe tuzongera gusubirira. Mwami, ukomeze turindishe amaboko yawe akomeye. Dusabye Imana Data wa twese mu izina rya Yesu Kristo, umwami kandi umukiza wacu. Amen.